Aborozi benshi bibwira ko inkwavu zikenera poroteyine nyinshi gusa, ariko wari uzi ko kubura fibre bihitana inkwavu nyinshi kurusha uko abantu babyibwira? Uyu munsi tugiye kuvuga ku bwatsi bwitwa Chloris gayana, bumwe mu bwatsi bwiza cyane bufasha mu igogora ry'inkwavu. Abantu benshi bajya babwumva, abantu benshi bumva ngo hey, uyu munsi tugiye kubirebera hamwe. Ese imaze iki ku nkwavu? Ese wayikoresha gute? Murakaza neza kuri Iwacu Connect. Iyo havuzwe ubwatsi bwiza bw'amatungo, abantu benshi bahita batekereza kuri Napier, Super Napier, urubingo nyine rwo duheruka kuvugaho, ariko hari ubundi bwatsi bwagaragaje umusaruro mwiza cyane mu bworozi bw'inkwavu bwitwa Chloris gayana. Ubwo bukaba ari ubwatsi bwiza cyane. Ese ubu bwatsi ni iki? Ni izihe ntungamubiri bubonekamo? Ni akahe kamaro bugira ku nkwavu? Kandi se ni gute bwakoreshwa neza kugira ngo inkwavu zigire ubuzima bwiza kandi zitange umusaruro mwiza? Muri iyi video tugiye kubisobanura mu buryo burambuye. Ndagusaba kureba video kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya neza akamaro k'iki gihingwa cyagirira akamaro inkwavu zawe kandi kigazihindurira imibereho, ukabona umusaruro uhagije ukagera ku ntego yawe. Hanyuma niba utarakora subscribe, ukore subscribe, hanyuma ugere no kuri YouTube wandikemo Smart Farmers Africa, ukorero subscribe, naho ujye ubona amakuru nayo ari mu rurimi rw'icyongereza. Aho twabateguriye ibi biganiro mu rurimi rw'icyongereza, ukaba wabisharinga no kuba tumva ikinyarwanda. Mwaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Reka dutangire. Chloris gayana ni iki? Chloris gayana ni ubwatsi bwakomotse muri Afurika kandi bwamamaye cyane mu bihugu byinshi kubera ubushobozi bwo kwihanganira amapfa n'ubushobozi bwo gutanga ubwatsi bwiza ku matungo. Nituvuga amapfa, hari abatayazi, ni izuba ryinshi. Mu gihe cy'izuba ryinshi bubasha nibura kwihanganira izuba. Ikindi bwitwa Rhodes grass. Rero ubwo abumva ururimi cyangwa se no scientific babyumvise, niryo zina ryabwo, ariko ubundi buzwi cyane nka Chloris gayana. Ni ubwatsi rero bukura vuba kandi bukaba bushobora gutemwa inshuro nyinshi mu mwaka. Aborozi benshi babukunda kuko bworoshye guhinga kandi bukaba bwemerwa cyane n'amatungo menshi, harimo n'inkwavu zibukunda kubi, bwaba bwumye ndetse bwaba ari bubisi. Reka turebe rero ni izihe ntungamubiri bwibitsemo. Ni ukuvuga ngo Chloris gayana irimo fibre nyinshi, ikabamo proteine iri hagati y'8 na 16% bitewe n'igihe yaciriwe. Ngo twarabibonye kuri Super Napier ifite proteine hagati ya 12, hagati y'8 na 12, ariko murabona yuko Chloris gayana irenzeho, iri ku 8 ndetse kugera kuri 16. Ikagiramo bya bindi twita minerals cyangwa se minerals mu kinyarwanda twabyita ko ari imyunyu ngugu, harimo calcium, phosphore, potassium, magnesium. Icyo wafatamo hano cy'ingenzi ni iki? Nuko ikungahaye cyane kuri fibre kurusha kuri proteine, ifite fibre nyinshi. Ibi rero bikaba bituma iba ubwatsi bwiza cyane mu gufasha igogora ry'inkwavu. Icyo nicyo cy'ingenzi wafata, na ubundi ntungamubiri zo zizibitseho. Aha wahita wibaza ngo kuki fibre ari ingenzi ku nkwavu? Dukunze kubivuga cyane. Kimwe mu bintu by'ingenzi abantu benshi batamenya nuko inkwavu zikenera fibre nyinshi cyane, kuko ifasha mu kugenda neza kw'ibiryo mu mara, bikarinda impatwe. Iyo urukwavu rwarwaye impatwe rurabyimbinda, icyo gihe rwose gupfa biba biri hafi. Bikagabanya impiswi igihe urukwavu rwatangiye guhitwa
iyo urugaburiye heyi iva kuri Cloris Guyana, turaza kubibona bigabanya za miswi. Gukomeza ubuzima bw'igogora bituma bwa buzima bw'amara akomera kandi noneho agakora igogora neza. Iyi inkwavu rero zibuze fibre ihagije zishobora guhagarika kurya cyangwa zikarwara indwara zo mu mara. Ngira ngo mujya mubibona ukabona urukwavu ntirugira apeti, aho kugira ngo rubyibuhe ukabona rurananuka. Niyo mpamvu rero ubwatsi nka Cloris Guyana bufite agaciro gakomeye. Reka turebe akamaro kabwo ku nkwavu. Tugiye kureba imimaro igera muri 5. Ndagusaba gukurikira ntugire na kimwe ucikwa, hanyuma urebe video kugeza irangiye. Kandi ikindi nuko utarakora subscribe nyarutsa. Iyi cyambere rero ifashe igogora nkuko twabibonye gukora neza kubera ko ifite fibre nyinshi, igafasha urwungano ngogozi gukora neza. Ibi bigatuma inkwavu zigira ubushake bwo kurya kandi zigakura neza. Icya kabiri, ifasha kugabanya indwara zo mu mara. Aborozi benshi bahura n'ibibazo by'impiswi cyane cyane ku bana b'inkwavu. Babandi bajyaga bambaza ngo abana bari munsi y'amezi 3 impamvu bapfa cyane, ngira ngo muri kubibona ni ikibazo cya fibre. Iyi inkwavu zibonye rero fibre ihagije, ibyo bibazo biragabanuka. Ntabwo mubwiye ngo ntizizapfa, zishobora gupfa par accident nkuko n'ibindi matungo apfa cyane abantu bagapfa, ariko hari pourcentage bigabanyaho. Icya gatatu, inkwavu zirayikunda, zikunda ubwatsi cyane, noneho cyane cyane iyo bwumye. Iyo yaciwe ikiri ntoya kandi ikiri yoroshye, inkwavu zirayirya cyane neza kabisa zikayikunda, ariko niyo yumye nabwo zirayikunda. Ibi rero bigafasha kugabanya imyanda no kongera ikoreshwa ry'ibiryo, ngo ndavuga bya biryo byo mu nganda. Icya kane, ishobora kubikwa igihe kirekire, nibyo bya bindi nababwiraga bya he. Cloris Guyana ni imwe mu byatsi byiza byo gukora he. Ikora he ukayibika yumye, ukaba wayigaburira mu gihe kirekire, nko mu gihe cy'amapfa tugiye kujyamo. He rero bikaba ari ubwatsi nyine buba bwumishijwe, bubikwa igihe kirekire. Noneho mu gihe cy'izuba cyangwa amapfa ushobora gukomeza kugaburirwa inkwavu nta kibazo. Iyi ngingo ya 5 nuko ifasha kugabanya ikiguzi cy'ibiryo. Iyo umworozi afite mu murima Cloris Guyana, agabanya amafaranga yakagombye gukoresha agura ibiryo byo mu ruganda, kubera ko intungamubiri nyinshi hariya muri buriya biryo, muri buno bwatsi ziba zirimo. Aha wakwibaza ngo se ngo ubushize ko watubwiye kuri Supanapia ugereranyije na Supanapia na Hey cyangwa se na Cloris Guyana wahitamo iki? Nicyo kintu abantu benshi bibaza. Niba afite Supanapia nkwiye no kongera guhinga Cloris Guyana? Igisubizo ni yego, nuko wakayihinze nayo. Supanapia itanga ubwatsi bwinshi cyane, ariko Cloris Guyana itanga fibre nziza cyane kandi yoroshye ku nkwavu. Iyo rero byombi bihujwe bitanga indyo irushijeho kuba nziza. Byiza wakagombye kuba bifite byombi, nibwo wabona umusaruro mwiza kandi ugahendukirwa kandi n'inkwavu zawe zikabaho neza. Uko rero yatangwa ku nkwavu ni ukuvuga ngo ku bwana bukiri buto buhabwa bwa bwatsi nyine bukiri buto, bugitoshye bukiri butoya ntacyo butwara, hanyuma bukaba bwanarya na he. Ni ukuvuga ngo rero icya mbere ni uko nyine urabanza ukabureka nyine bugashiramo y'amazi akasa n'agabanukamo ndetse n'urume nimba ruriho, hanyuma ukabona kubutanga ku nkwavu. Ushobora gutangwa ari bubisi cyangwa se ukaba wabutanga ari nka he bwarumye, ariko nanone bikaba byiza kubuvanga n'ubundi bwatsi nka Supanapia cyangwa se Mukuna tuzayivugaho, ndetse n'ubundi bwatsi bugiye butandukanye tugenda twahira. So iyo uvanze rero n'ibindi bikungahaye kuri proteine bitanga umusaruro mwiza cyane. Ntabwo ari ngombwa ko uyigaburira yonyine. Hanyuma amwe mu makosa rero aborozi dukunda gukora, hari amakosa akunze kugaragara nko gutanga ubwatsi bushaje cyane, ugasanga bwarakuze bwarasambuye, kugira ngo kwa kundi nyine abantu tubika nk'imbuto cyane kugira ngo tuzatubure, ariko ntabwo ari byiza.
hakaba kutavanga n'ibindi biryo bikungahaye kuri poroteyine, ugasanga nimba aribwo twagaburiye bwonyine tukibwira ko poroteyine zihagije zabwo. Hakaza kutabubika nkahe igihe cy'imvura ari cyiza, urumva burarumbuka cyane. Hanyuma rero icyiza ni uko wabwahira ukabubika ari he kugira ngo uzabugaburire mu gihe cy'izuba. Hanyuma rero icyo twasorezaho ni uko ibyo bishobora byose kugabanya inyungu ku mworozi iyo utabikoze neza cyangwa bikakuganisha ku gihombo. Hanyuma rero reka turebe ni izihe nkwavu zishobora kuba zaburya cyangwa se bubereye. Hari inkwavu z'inyama zimaze gucuka, izo ni sawa nta kibazo rwose. Hanyuma n'izindi nkwavu izo arizo zose zimaze gucuka, hakaza inkwavu z'imyororokere, hakaza inkwavu zihaka n'izonsa, izo zose zirabwemerewe. Ni ubwatsi bwizewe kandi mushobora gukoresha igihe kirekire mu bworozi. Tugana ku musozo rero, ndakwibutsa kongera ukareba iyo bita Smart Farmers Africa. Jya muri YouTube channel wandikemo muri search Smart Farmers Africa, hanyuma ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye, hanyuma unasharinge no ku bandi. Umwanzuro rero twasorezaho, niba ushaka ubwatsi bworoshye guhinga ukihanganira amapfa, bukagira fibre nyinshi kandi bugafasha igogora ry'inkwavu, Chloris Guyana Rhodes Grass ni amahitamo meza cyane. Iyo uhuje na Spanapia n'ibindi bihingwa bikungahaye kuri poroteyine, ishobora gutuma inkwavu zigira ubuzima bwiza, zikakura neza kandi umworozi akagabanya ikiguzi cyo kugura ibiryo byo mu nganda. Niba warigeze ukoresha rero Chloris Guyana mu bworozi bwawe, twandikire muri komenti ubunararibonye bwawe, hanyuma udusangirize n'abandi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like and then usharinge ku bandi kugira ngo dukomeze gusangizanya ubumenyi n'ubunararibonye mu bworozi bwacu bwa kinyamwuga. Murakoze cyane, tubonane muri video ikurikiyeho. Ciao ciao.